uko nakagiye mu nzu mu kuryama nabyutse saa 10 ko abona gaburira ubwatsi baburyaga saa 11 mbyuka saa 11 rero ngiye kugaburira ubwatsi mbona naragendaga nabwahiraga aho nabaga mbonye bwari ubwatsi busanzwe ariko umuntu kuba yaryoga ubwatsi yagombaga kuburya byibura amezi 3 uko kuburya yagombaga kuburya nta kindi kintu kindariye bwari ubwatsi gusa butagira amazi yaburyaga bwonyine gusa kugira ngo uzanyama mu kuzirya bazazirye zimeze nk'izi nyamaswa icyo gihe uko twari dukomeje wa mwuga ubwo abandi bose bapfaga twarugaga mu bundi buryo bundi barabagendaga bakabashyira muri cya giti ukomoka hari iwabo nawe ngira ngo ni umuhanzi ndetse aratubwira ati uwo musore ndamuzi kwa nyina yitwa Birahondana bari abarozi bo mu rwego rwo hejuru hanyuma yavuga uburyo nawe yabyemejwe nuko ari mushikiwe abantu babanje kwikanga ariko tubonye ubushizi bw'amanga bivugana bikorana nk'uwabikoze ibyo byatubereye imbaraga cyane mu ivuga butuma bahise bemera koko ko umuntu aribwa nanone bongera batangazwa n'imbaraga z'Imana zavanye umuntu mu ibyo bibi byose akaba akijijwe ari umukozi w'Imana wareba noneho umuntu niba umuntu wariye abantu akarya namushikiwe akijijwe ari kwivuga hanyuma n'izo saa 11 tumaje kuryama tubyutse nabyitse saa 11 ngiye muri cya giti ngenda no buri ngiye kugabura ubwatsi bari barimo ngeze muri cya giti uko abaga harimo abandi ngize mu marembo cya giti nsangamo mushiki wanjye ni wari imbere y'abandi bose mpageze mubonamo maje kwa mubona nari mfite amaso areba ari kubwenge bwo kuvuga ibyabaga biri iwacu byo ntabwo nabutungaga hanyuma ikimenyetso cyuko muri icyo giti habaga harimo abantu babaga bapfuye hari imisambi 12 yari hazengurutse habaga hari imisambi mizima izengurutse icyo giti iyi misambi ba mu gishanga igenda ihiga hari 3 mizima akaba ari indi misambi 3 ipfuye izengurutse icyo giti hanyuma rero ubwo mpageze nsanga mushiki wanjye arimo uko nafite amaso areba ari kubwenge bwo kuvuga ibyabaga iwacu byo ntabwo nabibashaga icyo gihe munsi y'icyo giti hari insine yari hari yinjaje yari iriho igitoki ndagenda kubera agahinda ibyo nari maje kubona ko nzi ko mushiki wanjye bamushyingwe kongera kumubona yazutse byari kindi ndamanuka njya kuryama muri icyo giti ngeze muri icyo giti ndaryama ndasinzirira maje kwasinzirira aho mbyukiye n'ubundi ndagenda njya gushaka ubwo bwatsi ndaza mbusubizamo tumare kwagira mushiki wanjye uwo muntu w'umukecuru aragenda njya gushaka ibikoma naramurebaga agiye gushaka ibikoma bari bafite n'ibyuma mbireba kuko kadobo twamanukanye n'inge wagatwaje mama nari maje kugeza imyaka 6 hanyuma tumare kugerayo ako kanya mushiki wanjye bamurambitse kuri ibyo bikoma bamwica ndimo mureba nuko bamaje kumwica mureba inyama bazigabana nzireba bamaje kuzigabana nzireba izo nyama ninge wazitwaje mama tugeze mu rugo mama araziteka yego ziri mu kadobo ninge wazitwaje mama bamaje kuziteka icyayi kirimo giteye agahinda kindi ntishobora kuzibagirwa n'urupfu rwa mushiki wanjye ari urwa mbere rwo ntirwanteye agahinda ariko urwa kabiri yapfuye n'urwo rwanteye agahinda uko yapfuye kuba bamwishindimo mureba inyama bazigabana nzireba bimwe mu gahinda nshobora kuba naragize ngira ngo nashobora kuzibagirwa n'uburyo babazemo izo nyama bazibaze zisa umutuku murabizi ko n'ubundi nyama zisanzwe zisa umutuku hanyuma twazijyanye zisa uko bazitetse nta sura ziri zigize zihinduka zakomeje kuba gutyo hanyuma barinze baziteka bazikaranga zisa gutyo ubwo barinze bazitugabura zisa gutyo ubwo bazijyanye niba ariko baziriye ntago mbizi gusa twebwe twaziriye zisa umutuku nayo mateka nibwo buzima twari turimo Reka tubasuhuze cyane mbifurize amahoro y'Imana ndi Jean Chrysostome HABANABAKIZE muri uyu mwanya mu kiganiro turi kumwe n'umutumirwa uradukurikira kuri channel ya Ayo TV live wandika ya magambo wandika Ayo gasiga kanya gato TV cyangwa se tanava ukongera ugakanda espace ukashyiraho R na I na V na E Ayo TV live nicyo bisobanuye uradukurikira mu buryo bwagutse iyi ni channel ushobora gukurikiraho amakuru atandukanye kubijyanye n'iyobokamana mu madini n'amatora atandukanye ntago tuvuge ngo ni mu idini cyangwa se itorero runaka oya ni mu madini n'amatorero yose muri rusange twakiraho abahanzi twakiraho abakozi b'Imana bavuga butumwa twakiraho ubuhamya butandukanye bw'abantu bagiye bahura n'Imana ikabakiza cyangwa se abantu bagiye bazamuka mu rwego rutandukanye uyu munsi rero mu kiganiro turi kumwe n'umutumirwa uyu turi kumwe
abantu bashira amatsiko mutaranashira amatsiko cyangwa se mukibyumva, numwe mu bakuze akiri umwana wakuriye mu buzima cyane cyane bwo gukurira mu muryango w'abantu baguruka. Reka mvuge ikinyarwanda, mujya mwumva ngo abantu baraguruka, abantu bararoga. Reka tugiye kubona amashira kinyoma ukuri nyako. Uyu yakuza akifite imyaka 3, mu myaka 3 yarabazi kuba yaguruka. Bari bazi kuba baramutoje, baramushyize muri ibyo bintu azi kuguruka, ibyo yagiye abamo byose, ndetse muraza no kumva n'uburyo yabayeho mu buzima bwo kurya inyama z'abantu. Ibi turi kuvuga ni ibintu abantu benshi bajya bemera cyangwa se benshi batemera, ariko uyu munsi ni ukuri nyako. Reka tube twakire uyu muvandimwe turi kumwe, aratwibwira amazina, atubwire n'aho atuye ubu ngubu. Ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa, ubundi noneho aduhe bwite ubuhamya bwe uhereye akiri umwana akimara kuvuka, uko we yazamutse n'uburyo umuryango we wabizamukiyemo, ndetse na n'ubu nimba bakibirimo ntago mbizi, ariko we yarakijije, yagize amahirwe arakizwa, yakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Reka tuguhe karibu muri uyu mwanya kuri channel ya Ayo TV, ubundi tugende tuganira, tuguhe ikaze mu kiganiro. Uze kutwakira. Amazina nitwa niyo nagize Innocent, ndi umugabo ndubatse, nsengera mu itorero rya ADPR, itorero rya Rwinyundo, paruwasi ya Butama. Ndi umukristo, nkaba mubwiriza butumwa bwiza, ndi umuvolontaire, niko nabonye Imana impamagara. Rero amazina yanjye nayo ngayo. Reka tubashimire ko mutwakiriye kuri icano, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero tubashimye ko mutwakiriye, Imana ibahe umugisha. Ino mwanya mwiza Imana ibiduhaye kugira ngo tuganire ese ku ijambo ry'Imana, ese mu buhamya, ese ku Imana igenda ihamagara abantu. Yego, rero ku Imana igenda ihamagara abantu nibwo buryo tugira ngo tuganiremo. Imana ibampera umugisha. Imana ijya guhamagara Aburahamu mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro mu gice cya 12. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, iramubwira ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo nugira mwakira gihugu nzaguha umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Rero iyo Imana iguhamagaye ukayitaba cyangwa se ukayumvira, iguha umugisha cyane, kuko byagize mu gice cya 17 mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro 17 ku murongo wa mbere. Hari ijambo rihanditse rigira riti ngo nuko Abrahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera, aramubwira ngo ni Imana ishobora byose. Rero nkuko twabitangiye mu Itangiriro 12, iryo jambo rivuga ngo nitwa Imana ishobora byose. Iyo Imana iguhamagaye ukayumvira, ishobora byose, pfa kuyumvira gusa, Imana iduhe umugisha. Rero mu buzima busanzwe nkuko nababwiye, nitwa niyo nagize Innocent. Iwacu kavukire ni Nyarubuye mu karere ka Kirehe, niho mvuka. Ariko uyu mwanya n'ubundi ndi mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Kigarama, mu kagari ka Cyanya. Hanyuma nsengera ku itorero rya ADPR aho bita Rwinyundo, paruwasi yanjye ni Butama. Hanyuma turashima Imana yaduhamagaye tukayumvira, tukayitaba. Mw'ubwo buryo nawe uko Imana yaguhamagaye, nanjye uko yampamagaye, nibwo buryo ngira ngo tuganireho. Ese guhana ubuhamya, ngira ngo umukristo ari mu rugendo yagombye guhura na byiringiro, bagenda bahana ubuhamya, nibwo buryo bwo gukomeza nk'uru rugendo, ndetse tukazagira iyo tujya. Dore mu busanzwe data bamwitaga Ngendabanga, yagiraga abadamu 2. Mama bamwita Mariya Mukaruta Angelique, muka data bamwitaga Nyirabakungu muri Bisagara. Hanyuma muri 1994 haza kuba jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma baza kuva inanga mu Rwanda bajya Tanzania. Bageze Tanzania, data ageze mu Rwanda arapfa. Data amaje gupfa yari afite amasambu 2, yagiraga isambu imwe yabaga ahantu ku musozi, akagera indi sambu yabaga ahantu ku mazi. Hanyuma data asiga agabanije, data na muka data asiga bahaye amasambu. Abahaye amasambu, mama kuko ari umugore muto amuha isambu nziza yabaga ahantu ku mazi, muka data amuha isambu yabaga ahantu ku musozi. Papa rero amaje gupfa, biba ngombwa ko muka data aza guhangana na mama kuri ya sambu. Ari mama yashakaga isambu na muka data akayishaka. Hanyuma rero rimwe papa amaje gupfa, asige mama na muka data. Muka data kuko iyo sambu yarayikundaga, ari na mama akayikunda,
papa rero amaje gupfa muka data aza kuza kugenda abwira mama, aramubwira yuko iyo sambu ayishaka nk'umugore mukuru kandi agomba kuyimuha. Biba ngombwa yuko mama amubwira ati sambu ntabwo ngomba kuyiguha kuko nasize nyihawe n'umugabo. Hanyuma mama antwite inda iri mu mezi 7, habura amezi 2 ngo mvuke. Muka data aza kuza kubwira mama, aramubwira ngo nutampa iyo sambu nuramuka udapfuye azapfa utwite. Mu buzima busanzwe ntabwo ushobora gupfa Imana itakwishe, kabona niyo umwanzi yakwanga inshuro 70 ashobora kukwanga Imana igukunda, kandi umuntu yakugambanira Imana ikwemera. Umuntu ashobora kugambira kukwica ariko Imana yo ifite gahunda yo kugukiza, izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Aramubwira ngo nutampa iyo sambu nuramuka udapfuye azapfa utwite. Abimubwira indari mu mezi 7 habura amezi 2 ngo mvuke. Hanyuma mama arategereza, ategereza rya jambo muka data yamubwiye, ategereza yuko nzapfa cyangwa se mama agapfa. Hanyuma mama arategereza, amezi 9 yuzuye, aragenda ajya kwa muganga. Agiye kwa muganga nta kindi yakoze, yagezeyo apfukama abona ndavutse. Imana ishimwe yuko mu ivuka ryacu cyangwa se mu ivuka ryanjye no mu ivuka ryawe Imana yabigizemo umugambi, naho iyo biza kuza kuba imbaraga z'abana b'abantu cyangwa se imbaraga z'umugome ntabwo twari bwabeho, ariko dushimire Kristo waduhaye kuvuka, izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Mw'icyo gihe kuko muka data aramubwiye ngo naramuka adapfuye n'ijye uzapfa, agiye kwa muganga amaje kuvuka muka data yaje agemuye. Amaje kuza agemuye asanga navutse, abaza mama ngo wabyaye, aramubwira ngo nabyaye. Aramaze ate se wabyaye iki? Aramubwira ngo nabyaye umuhungu. Aramaze ngo se wamwise izina? Mama asubiza muka data, aramubwira ngo nta zina ndamwite. Aramubwira ati rero utari wamwite izina, reka mbari njyewe umwite izina. Mama aramubwira ati nta kibazo, ngaho izina rimwite. Hanyuma mama we yese yirengagiza ya magambo muka data yamubwiye akintwite, aramubwira ngo ngaho mwite amazina. Nigeze mbwira abarokore cyangwa se aho ngenda mvuga ubutumwa hirya no hino ese mu Rwanda n'ahandi, narabwiye ngo niba hari umwaka wa mbere abantu bafite kandi bakore gusenga Imana ikabavanaho, abantu ikiri kubica baricwa na za karande, kandi ntabwo ushobora kugira umwaka udafite karande, ntabwo ushobora kugira ibindi bintu runaka bishobora gutuma utera inyuma mu buryo bw'iterambere cyangwa se mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'agakiza. Ibyo byose biterwa na karande. Nigeze mbabwira niba ari ingorane mbi zibaho, ingorane mbi zibaho za mbere nk'ubuge papa mwita ngendabanga, ariko niba ari ingorane mbi zibaho ni ukuvuka kwa ngendabanga, waje no gushaka ugashaka nabo gashakira kwa ngendabanga, waje no kubyara ukabyara urubyaro rukakubera rubi ukabyarira kwa ngendabanga, wagira ingorane waje no gupfa ugapfa udatunga mituweli. Icyo mbwira abakristo muri rusange cyangwa se n'abanyumva, byibura buri muturage w'igihugu cyangwa se buri mukristo ukwiriye kwita ku bintu bibiri. Icya mbere ugomba kwita ku Mana ugakiranuka, Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Icya kabiri mu buzima bundi busanzwe ukwiriye kwita kuri mituweli. Igihugu cyarakoze kiduha ubuzima bwa bugufi, rero mituweli ni ubuzima bw'ejo hazaza, Imana ni ukwiteganyiriza ejo hazaza. Hanyuma muka data abwira mama, aramubwira ati reka uyu mwana tumwite kanyamahanga. Mama arebye asanga yavuye mu Rwanda ajya Tanzania barimo bahunga muri za 1994, kuko navukiye mu Rwanda 96. Mama abwira muka data aramubwira ngo navuye mu Rwanda njya Tanzania, iyo umwana wanjye mubyarira Tanzania nari bwamwite kanyamahanga, none umwana wanjye avukiye mu Rwanda ntago namwita kanyamahanga. Aramubwira ati none nubanze kanyamahanga reka tumwite ntambara. Mama aramubwira ngo iyi 94 narayirangije, ndetse niyo kumubyara wambwiye ko nazamubyara nindamuka napfuye ari uzapfa, none nagize amahirwe umwana wanjye ariho nanjye ndiho. Tujye dushimira Imana ko mu buzima busanzwe abantu bagenda batwita amazina, ugasanga umuntu ajya ahimba izina kari kwita atari ryo witwa, ariko dushimira Imana yuko ijya ihindura amazina, bajya batwita igatwita amazina yo ubwayo yishaka, izina ry'Imana rigabwa icyubahiro. Mama aramubwira ati ari kanyamahanga na ntambara ntago mbishaka, bato nibanze kanyamahanga reka tumwite na ntambara. Iyo yose mama aya mazina ariyanga. Haza kuza umuganga wari hirya muri ofisi mu biro bye, arazabaza mama, aramubaza tese ku mwana bamwise kanyamahanga bakamwitana ntambara ukabyanga uramwitira ihe zina? Mama abwira uwo muganga, aramubwira ngo mukase yambwiye ko nindamuka napfuye umwana wanjye azapfa, none iyo mana nagize umwana wanjye akaba ariho, iyo mana yandinze umwana wanjye akavuka nanjye nkavuka, reka umwana wanjye mwite niyo nagize. Hanyuma nitwa niyo nagize. Muri ubwo buryo tujye dushimira Imana. Birashoboka yuko nari bwitwa kanyamahanga nkitwa ntambara,
ariko turashima Kristo warangije izo ntambara kera tukivuka kuko Bibiliya irambwira ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko ugira umuhanuzi kugira ngo uhanurire amahanga. Rero ndenda kuvuga kuba Imana yaragusigaje nanjye ransigaje, hari icyo Imana yagusigarije, hari icyo yansigarije, ibyo waciyemo byari byinshi byagombaga kukwica ndetse n'amateka yawe yari mabi, ariko reka dushimire Kristo wakurokoye nanjye akandokora. Ibyari bwatwice byo byari byinshi, ariko dushimire Kristo wadukijije. Hanyuma mu buzima busanzwe iwacu ndi umwana wa gatatu kuri mama, nkaba bucura kuri data kuko yari afite abadamu babiri. Hanyuma papa amaze gupfa, mukuru wanjye wa mbere yaguye Tanzania bakimara guhunga, mukuru wanjye wundi wa kabiri we ni bebere, ntabwo yuzuye mu mutwe, mbese urebye ubona ko nta bwenge. Hanyuma mu muryango iwacu bucura bwa data nkaba umwana wa gatatu kuri mama, ninjye mbona Imana yasigaje yahaye ubwenge. Rero ndashima Kristo wampaye ubwenge. Birashoboka kuba nawe uko wavutse hari abandi muvukana, hari uburyo bazi, hari uburyo babona, wowe kuba Imana yaraguhaye ubwenge ujye uyibishimira. Birashoboka yuko imiryango y'iwanyu benshi baba batarize ariko wowe ukiga, benshi babuze akazi we Imana yarakaguhaye, ese bandi nta buzima bundi bafite we Imana irabuguhaye. Jya ushimira Imana uko yakugize uko nguko uyinezerererwe, hanyuma uvuge ngo Mana ese wanciye iki, bityo bigutera imbaraga zo kuyikorera, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma muri icyo gihe kuko mama na mukadata bari bagihari kandi ya sambo bari bagikomeje kuyikena ari mama na mukadata, icyo gihe mama na mukadata baza guhanganira ya sambu. Mukadata we yaratuye ahantu bitaga Nyagahandagazi, we yari umurozi kuko data yacururizaga ahantu bitaga Nyarutunga, yari afite iduka rikomeye n'abacururizaga kuko bari batuye Nyagahandagazi, bivuze ngo bavuga Nyarutunga bagataha bita Nyagahandagazi. Mukadata we rero yari umurozi. Hanyuma icyo gihe papa ahantu acururizaga Nyarutunga, mukadata yamanukaga aho bita aho ngaho navuze, akajya amanukana n'agataro, akamanukana bitaga Nyagahandagazi, akajya ajya kumucyura kuri ako gataro. Yari umurozi aho ngaho muri karitsiye. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo ubwo urumva bajyaga bava Nyarutunga, ahantu hari umusozi bitaga Nyagahandagazi, bavaga Nyarutunga bakamanuka bagira ahantu bita Gashonge, n'ahantu hari igishanga, hari umusozi muremure aho bita Nyagahandagazi. Rero bamanuka bavuye Nyarutunga bari ku gataro, yagira munsi wa musozi agataro kakikubita hasi, hanyuma bakazamuka n'amaguru. Aho tujye dushimira Imana ko imbaraga z'abarozi zirangira, ariko iz'Imana ntabwo zijya zirangira. Iz'abantu zigira iherezo, ariko iz'Imana zo ntabwo zijya zigira iherezo. Mu mateka y'ubwo buzima twari dukomeje kubamo, icyo gihe mama na mukadata baza kujya mu marushanwa kuko mukadata wari umurozi, biba ngombwa yuko na mama aza kuza kuroga, ariko baza kuza kuroga bombi barimo bashaka ya sambu kuko niyo bari bahanganiye. Birangira rero uburozi bwa mukadata buruswe n'ubwa mama, mama araroga uburozi bwe burenga ku bwa mukadata. Hanyuma maje kugiza imyaka 3 mu ivuka ryanjye, mu myaka 3 ngira ngare abandeba cyangwa se abanyumva, umwana w'imyaka 3 urabona uko biri kose ushobora kumutuma igikomba akakizana, wamutuma isana akayizana. Umwana w'imyaka 3 hari cyo wamutuma cyangwa ushi yazana, cyangwa se icyo gihe bafite amaso yo kuba yareba. Maje kugira muri iyo myaka mu rugo navutse nabijirutse nsanga mu rugo hari ikipe y'abantu 12. Iyo kipe y'abantu 12 yari ikipe y'abarozi yabaga mu rugo, ariko iyo kipe yari yobowe na mama. Hanyuma uko mukuru wanjye wakabaye bebire, mukuru wanjye wundi yarapfuye, ninjye warusigaye mu rugo. Hanyuma iyo nama yahateraniraga maje kugiza imyaka 3 baza gusaba mama, baramubwira ngo ntabwo twakomeza gukoresha wenyine utabanje kuduha n'uyu mwana wundi wasigaye. Nongere mbwira abanyumva cyangwa se abandeba, birashoboka kuba wenda waba ukora ibintu ukagira ngo Imana ntabwo ikureba, ariko ibyo ukora byose irakureba, kuko Bibiliya nimbwira ngo ibyo byose urabikora ukagira ngo mpanwe nawe, ariko byose nzabikurikiranya ku murongo uko bingana. Icyo gihe baza kuza gusaba mama yuko nanjye bagomba kunkoresha, birangira nanjye bashaka ikaye ya 50 n'ikaramu ya 50, nanjye baza kuza kunshyira muri iyo kaye bandikamo amazina yanjye yombi, niyo nagize Innocent. Hanyuma nsubiye inyuma gatoya mu mateka y'umurozi, ubundi umurozi ajya kuroga abantu bo hanze yabanje kuroga abo mu rugo kuwe. Rero ndenda kumenyesha yuko ibyo ngibyo ukora, icyo ukeneye kumenya cyambere, banza umenye yuko uwo nguhemukira ari ikiremwa cyaremwe n'Imana. Hanyuma umenye yuko wowe uri muhemukira uri ikiremwa. Rero ntabwo ikiremwa gishobora guhemukira, ikiremwa ntabwo gishobora guhemukira uw'Imana yaremye. Umenye ngo uri ikiremwa kandi uri murwanya ni ikiremwa Imana yiremeye. Rero ntabwo wowe kibumbano ntabwo ushobora kurwanya uw'Imana yiremeye. Hanyuma mw'ubwo buzima mama bamusaba yuko agomba kunshyira muri iyo kipe y'abarozi, ariko nagombaga kuba 13, nari mfite imyaka 3.
biba ngombwa yuko bagomba kunshyira muri iyo kipe yari 12 ariko bakangira uwa 13 ari njye ugomba guhagararira abo bose. Hanyuma bashaka ikaye bandika amazina yanjye niyo nagize inosa, bamaje kuyandikamo ntago nari nzi kwandika, urumva nafite imyaka 3 ntacyo nandi bwakamenye cyo kora. Bashaka ikaramu bandika ku gikumwe, ngira ngo abantu bakira murabizi ubundi gusinya bako kwari kwandika ku gikumwe warangiza ukagenda ugatera igikumwe. Bandika amazina yanjye yombi niyo nagize inosa, ndabarangije banyandika ku gikumwe ndagenda ndabisinyira. Hanyuma bakirimo kwandika kuri iyo kaye banditsemo amagambo avuga ngo niyo nagize agiye kujya kuroga yice, hanyuma namara kwica natwe tuzajya tujya kuzura abo yishe. Hepfo bandika amagambo avuga ngo azajya ajya kubagaburira ubwatsi. Ubwo mare kubisinyira kuko nibyo nari nemereye gukora, ndabisinyira. Uwo munsi nyuma kubisinyira yego ntera igikumwe imbere y'amazina n'ibyo nagombaga gukora. Nibo bakinteresheje ko ntago nende bwakamenye ngo ibyo ndimo gukora ni ibiki. Hanyuma ndagenda ntera igikumwe. Icyo gihe mu rugo hari urwuho, sinzi abanyumva ngira ngo urwuho muraruzi, azana urwuho we nabo baruzi bari mu rugo, bazana urwo rwarimo imiti yasaga umukara n'indi yasaga umweru byari bivangiye muri urwo rwuho. Nyimara kubisinyira uwo muti barawufata bawusiga mu mutwe, bamaje kunsiga mu mutwe baramanuka bawugeza munsi y'ikirenge. Ugeze munsi y'ikirenge uko bahera aho basihiraga basiga niko numvaga ubwenge bugenda, birangira nanjye ubwenge mbubuze muri ubwo buryo. Muri ya kipe y'abantu 12 bari bahari ngomba kuba 13, icyo gihe 11 barataha, jye na mama turasigara. Tumare gusigara icyo gihe afite ikabutura ntago nari nzi niba arayitunze uko nagiye kubona mbona arayizanye nyuma yuko amaje kunsiga iyo miti ndetse no gusinyira ibyo nzajya nkora. Arayizanye yari ikabutura iriho imifuka 3, yari ikabutura y'ubudodo, arazara y'impanda yambara. Amaje kuyinyambika hari imifuka 3, amuborozi bw'amoko 3, arabobara kandi burozi bwose anyereka uko nzajya mbukoresha. Bantu musenga abakristo bavandimwe, abari mu itorero, abaririmbye, abanyamasengesho n'abandi, ushobora kuba uri mu buzima bugoye uhanganye na Satani ariko utazi uburyo bwo kumurwanya, cyangwa se bigutera ntabyo uzi, ugafata umwanzuro wo gufata ibyemezo byo kunanirwa. Ariko si byiza ko wananirwa kuko birambwira ngo gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro cyane ariko asenganye umwete. Icyo gihe narabisinyiye, mare kubisinyira bamaje gutaha sigara na mama. Icyo gihe tujya guhaguruka bwa mbere yamaye ubworozi arabombarira, yamaye ubworozi bw'umukara. Ubwo bworozi bw'umukara yari yarambwiye ko nzajya kuroga, nzajya mba umuntu agapfa. Nagira ubundi bworozi bundi bwasaga ubururu. Ubwo bworozi bundi bw'ubururu bwo narazaga nkinjira ahantu mu nzu y'umuntu, ariko nkinjira atari ko yadukinguriye, nagiramo bari barampaye urwembe rwa 20 nkaza, namara kuza nkakurasaga indasaga nkagushyiramo bwa bworozi. Nongire mbwire abanyumva cyangwa se abandeba, birashoboka kuba warigeze kurya ugasanga ufite indasago, cyangwa se mu buzima busanzwe ukaryama, ese abana baryamye ugasanga bafite indasago, nta kindi kintu kiba cyabibateye. Burya nuryamo ukabona byukanye indasago n'umurozi uba wazi guciye, ahubwo gira umwete usenge. Naragendagaho naho nagendaga nacagaho nabaga mbonye kuko ntaho bari barambwiye nzajya nca. Urugi rwabaga rukinze, nibyo ngiye kuvuga ngira ngo tuze kuza kuganiraho. Hanyuma icyo gihe twahagurutse mu rugo tuza kuza kugenda nayo mfite ubwo burozi bw'ubururu n'ubwo bw'umukara n'ubundi burozi bundi bwasaga umuhondo. Ubwo burozi bw'umuhondo bwo nabukoreshaga aho twabaga tugiye kuroga. Ubwo burozi nabukoreshaga aho abantu babaga baryamye ninjoro. Bwa burozi nabaga mfite nkahita mbunaga mu muryango, nahitaga mbunaga ku nzu urugi rukikingura. Hanyuma aborozi bamaje gutaha twaragiye tugeze mu rugo rw'umuntu ahantu twari bwagiye gukorera, nkoresha bwa burozi. Mama arambwira ngo ninzamura akaboko kuko n'ubwa mbere nari mbitangiye mfite imyaka y'mbikora 3. Hanyuma nzamuye akaboko yacishije uburozi mu kwaha, amaje kubucishamo mbona urugero rurikinguye mba ndinjiye. Bakristo bavandimwe, burya mu buzima busanzwe utagize Imana ngo igukingire nta mwana w'umuntu wagukingira. Uko ikizabikubwira uzi nijoro uzajya wumva hari imbaraga zindi zagusanze mu nzu, kumva ibintu biberara bikuniga, ese ukumva no kuvuga mu izina rya Yesu byakunaniye, wabyuka mu gitondo kumva wananiwe, cyangwa se bumwe na bumwe ukarota inzozi urimo kurya ibintu runaka, nta bundi buryo bundi uba wabiriyemo cyangwa se urimo kubiryamo. Burya n'umurozi uba waje abayinjiye, ukafite ubundi burozi bundi akoresha kugira ngo yinjire akagusanga mu nzu. Icyo gihe turagenda uburozi bucisha mu kwaha, urugero rurikingura, ndagenda. Maje kugenda ubwo burozi ndabukoresha
icyo gihe cyo kora nasize mpaye umuntu uburozi nsiga murasaze mbumushyiramo amateka y'ubuzima bwo gukorera satani mba mbitangiye gutyo. Uwo mwuga ndawutangira, gusa maje kubyiruka nasanze mu rugo mama arafite agataro kiwe yagenderagaho agira icyo bita umushenza mu giswahili cyangwa se umurizo mu kinyarwanda, hanyuma akagira n'ihembe rindi yakoreshaga, ariko iryo hembe ryo mu kurikoresha yarikoreshaga mu buryo bwo kuba agiye ahantu kuroga, ariko aho twajyaga kuroga iryo hembe yaritongeraga amazina y'uwo twabaga tugiye kurogaho. Nongere nibire abakristo, abavandimwe, abanyamasengesho, abaturage, abagira umwete mu gusenga, ndenda kubira amabanga ya bya bindi ujya wumva hejuru y'inzu, uzajya ubitekereza ngo namabuye bamamagije hose n'igaraviye, uzajya ubyumva ninjoro, uko ubitekereza ntago ari byo, kuko n'umurozi uba wahageze. Icyo gihe nsanga arafite ihembe yakoreshaga, nsanga yarafite umurizo wakoreshaga, ariko umurizo wabaga uriho inzogera, hanyuma izo nzogera zo mu kirere, kuko zabaga ziri kuri wa murizo twagendaga, we yagendaga mu kirere ameze nk'urimo kugashya. Hanyuma maje kubimusangamo, nanjye biza kuza kuba ngombwa yuko nanjye za kuza kunshakira agataro, nanjye nshakira wa murizo, nanjye nshakira na rya hembe. Tuza kuza kugirana amasezerano njyewe nawe, nyuma y'uko babarozi baza kuza gutaha, tugirana amasezerano avuga yuko nazajya ajya kuroga kure, ari we ari jye uzajya ukora, ariko hafi niwe wakoraga. Amasezerano tumare kuyagirana bigenda gutyo. Ubwo icyo gihe mu rugo iwacu habaga ibijangwe cyangwa se ibipusi, ababibona icyo bamwe bavuga ibijangwe abandi bakavuga ibipusi. Icyo gihe mu rugo twagiraga ibijangwe bitatu byazaga mu rugo, ariko ibyo bijangwe bitatu uburyo bwazabwago, uburyo byazaga byo ntago mbizi, kuko hazaga ibijangwe bitatu ariko kimwe kikaza giherekeje bibiri, hanyuma kimwe cyazaga kiberekeje kigahita gisubirayo, icyagaraga hari bibiri. Hanyuma aho twaryamaga twagiraga urutara, urwo rutara twagiraga babarozi bari barateranye bacukura umwoba metero 3 n'igice z'ubujyakuzimu. Hanyuma wa mwobo bari baracukuye bya bijangwe byarazaga bikajya bitamuri wa mwobo. Hanyuma kuko twari abana babiri mu rugo, hanyuma inama iza kuza guteranira mu rugo. Imaje guterana baza kuza gusaba mama yuko agomba kujya ajya kuryamana n'umugabo utari uwe, ariko abitegekwa n'iya kipe y'abarozi. Imaje gukora indi nama mu rugo, bamutegeka yuko azajya aryamana n'umugabo utari uwe kandi akajya mubyaraho umwana. Ayo mategeko bamaje kuyamuha, nanjye ba ngombwa yuko nageza kumpamagara, ariko amamagara bagiye. Amaje kumpamagara ambwira ubundi buryo bundi tuzajya dukora turimo dusenya ingo. Babyeyi mwubatsi, reka mbasabe ngo mwere gufata umwanzuro wo gusenya ingo zanyu. Ushobora kubona umugabo washatse ahinduka, yewe umugabo ushobora kubona umugore washatse ahinduka, ariko ugafata umwanzuro wo gusenya, nyamara wifata icyemezo cyo gusenya no kwahukana ngo uve mu rwo washinze, aho gufata umwanya wo gusenga kugira ngo Imana igwishurire amabanga y'ibirimo gusenya ingo. Bimwe muri ibi rero ngiye kubabwira, iyo myuka yamaje gutambagira yageze mu ngo hirya no hino, abarozi bagenda bayikoresha. Ushobora gusanga ingo nyinshi 95% n'igice kwijana harimo uwo mwuka. Benshi bagenda basenya ingo ndetse bakamadivorce ku bwinshi kubera uwo mwuka amajije kwinjira. Icyo gihe bamutegeka yuko azarya yijyamana n'umugabo utari we, akajya mubyaraho umwana. Uko twakagiranye amasezerano avuga yuko nazajya ajya kuroga kure, ari we ari byo uzajya ukora, hafi akajya akora munsi ya rwa rutara wa mwobo bari baracukuye mu bya bijangwe rimwe byataga. Amare kubimbwira, icyo geraza nkoresha nanjye inama, arambwira ati mbo ugiye kujya uhagara gutya ku muryango, uko inzu yagiraga ibyumba bibiri. Hanyuma tuza kuza gufata isuka dusa n'abacukura kuri wa muryango munsi ya rwa rugi, ku buryo umugabo wese wazaga baje kuryamana ipantaro yivanagamo, mama akayisunikisha akaguru iciye munsi y'urugi akayinyorereza ikansanga muri salo. Ubwo bari bamaje kuma urwembe rwa 20, bamaje kuma urwembe rwa 20 bama n'utuntu tw'uduti twabaga dusongoye, ndetse n'ubundi burozi bw'umukara n'ubundi bwasaga umweru byabaga bivanze. Yego mu myaka 3. Hanyuma ubwo umugabo yarazaga yamara kuza, ubwo binjiraga mu cyumba bagiye gukora ibyo bakora, ipantaro akayinyoherereza, nkahita nyikata ngashyiramo uduti tubiri. Utwo duti tubiri nashyiragamo ngashyiramo n'ubundi burozi. Bivuze ngo umugabo wabaga yaje mu rugo yamaraga gusambana nawe, bamaje gukora icyo gikorwa, umugore bari barashakanye bagasezerana mu itorero, bagasezerana muri leta. Icyo gihe kuko yabaga afite izindi mbaraga zindi yambaye, yataga afite umwiryane mu rugo. Aho ngaho bituruka umwiryane, kandi uwo mugabo bamaje kwambika ibyo
ibyo ngibyo ntabakita ku mugore n'abakita ku bana, atangira guhindura imico ku buryo ibyo asanze mu nzira byose ashobora kuba yabihungabanya, ndetse nawe mugore mu rugo n'abana akabahungabanya, kuko ntabwo aba agifite umutima wo kwita mu rugo kuwe, kuko baba bamaze kumwambika ibindi bintu. Reka rero n'ibiri banga bafite ngo mugire umwete wo gusenga, mwere gusenya izanyu ku bwinshi, ahubwo mugire umwete wo gusenga izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Icyo gihe rero mbasize tumaje kuyegerana, bizari ngombwa ko nanjye nkomeza kubikora. Bamusaba ko azajya aryamana n'umugabo umwe akajya amubyaraho umwana, uretse umuntu w'umugabo umwe w'umugande yabyayeho abana babiri. Yabanje kubyarana n'abagabo 5 ababyaraho abana 5, uwo mugabo w'umugande amubyaraho abana 2 baba abana 7, nanjye na mukuru wanjye tuba abana 9. Mwayo masezerano twe tumaje kugira yuko kuraryo uzajya ukora hafi akaba ari gukora. Icyo gihe kwa dufite urutera twaryamagaho, icyo gihe ubwo yabaga ari bwaje kuroga ahafi, yagiraga urwara rwasaga umukara. Urwo rwara rwasaga umukara yaraza akadusangana turyamye, akadukata mu rubavu. Yamara kudukata mu rubavu agafata ubundi agafata bwa buruzi nagiga kurogesha hani ngiye kubarasaga indasago, natwe agasiga abo dushyizemo. Nababwiye ngo ntabwo umuroza ashobora kujya kuroga abo hanze atabanje kuroga abo mu rugo kuwe. Ubwo bwa buruzi yakoreshaga aduhaye agiye kugenda ahafi, yasigaga buduhaye twese, ari jye na mukuru wanjye n'abana bandi 7 uko twari 9, twese ubwo burozi yabuduhaga muri ubwo buryo. Hanyuma mw'icyo gihe aho twaryamaga, kuko ubwenge bwo bwari bwaragiye tusigaje amaso kureba, ariko ubwenge bundi bwo ntabwo twabaga tugifite. Icyo gihe aho twaryamaga turi abana 9, kuko bwa burozi yadushiragamo bwahitaga bukurura ya maraso mu mubiri. Nongere ngaruka inyuma gato kuri ba bantu basanga babacinda sago. Iyo umurozi amaje gucinda sago agira ubundi burozi bundi ashyira mwaho ngaho gucinda sago. Iyo amajize rero kuguca zanda sago, ubwo burozi ashyiramo buragenda bugakurura muri wa mubiri, rero bigasanga ya maraso yahise yivanga muri wa muru, ugasanga umuntu yarwaye indwara idakira, ugasanga byabaye muri ubwo buryo. Ariko nje kubagira inama yo kugira ngo musenge Imana ibashyigikire kandi barwanire intambara mu buryo bwinshi ndetse mu buryo bugiye butandukanye. Icyo gihe twaryamaga turi abana 9, yadukase muri goro bava kadushyiremo bwa burozi. Ubwo twaryamaga kuri bwa buriri twarahanyaraga bihagije, kuko abandi ubwenge bwari bwaragiye na mukuru wanjye nta bundi bwenge yari afite, ninjye Imana yari isigaje. Birasoboka kuba nawe Imana yaragusigaje ifite icyo yagusigarije, birashoboka kuba abandi barapfuye, hari icyo Imana yagusigarije cyangwa se yansigarije. Si uko gupfa wananiye abarozi, si uko gupfa wananiye abagome. No muri 94 ntabwo wari bwakire, ariko Imana yagukijije ujye uruyishimira, izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Abandi burozi burabahindura, ariko ujye ntibwagira icyo bunkoraho. Icyo gihe uko twakaburyaga abandi ubwenge bwari bwaragiye, ninjye rusigaranya akenge. Hanyuma yagiye kuroga saa 6 z'ijoro, akongera agaruka saa 8 n'igice z'ijoro. Yamara kuza yaratubyutsaga, ariko kutubyutsa yarongera akoresha bwa burozi bundi yadushyiraga mu rubavu, tukongera tukabyuka. Twamara kubyuka icyo gihe ninjye wari ushinzwe kunywa za nkari z'aba bana twabaga twanyeye kuri bwa buriri. Izo nkari kuzinywa ntabwo twazinyaraga mu kijori cyangwa se mu tundi kintu runaka, twazinyaraga ku musambi, kuko twazinyaraga tudafite ubwenge, twabaga tumeze nk'abapfuye ariko umubiri urimo gukora. Ubwo za nkari twanyeraga ninjye wazinywaga kandi nkazinywera ku musambi nonitse umunwa hasi. Nayo niyo mateka y'ubuzima bundi nari nkomeje gucamo, izo nkari nkazinywera hasi. Icyo gihe twagiraga inkono za kinyarwanda iwacu. Izo nkono za kinyarwanda zari inkono 2 z'ibumba. Izo nkono 2 z'ibumba twajyaga tuzirya, twajyaga tuzitekagamo inyama zashiraga mu nkono, izindi zihari. Ariko gende ntarakamenya amateka y'izo nyama, nza kuza kubimenya ku munota wa nyuma, bimwe muri byo ndibuze kuza kubabwira. Inyama zashiraga izindi zihari, ariko stop ko hari undi muntu ushobora kuba yaza ngo tume kuri izo nyama, twaziryaga nk'umuryango. Ubwo abandi bazaga yaragenda akaba yabashakira ifi ndetse n'izindi nyama bundi busanzwe nizo bagaburiraga, ariko izo nyama zo nta wundi muntu waziryagaho, ni twebwe twenyine. Hanyuma mwayo mateka y'ibigo buzima twari turimo, nari mfite bashiki banjye bandi yarabyaye hanze, uko nabibabwiye bagendaga bapfa, ariko ntazi kirimo kubica, kuko yaragendaga yabaga yagiye gukorera hafi, kuroga hafi, yazaduhaga ubundi burozi. Ubwo burozi twaryaga nabonaga abandi bapfa, ariko gisimenye ikirimo kubica. Rimwe ndabyibuka aza kuza, nari mfite murumuna wanjye ufite imyaka 6, aza kuza avuye kuroga byari saa 8 n'igice z'ijoro, araza duburozi amaje kubuduhahira kuri mukuru wanjye, nanjye yarabumpaye akurikijeho bashiki banjye ko twakurikiranaga. Ageze kuri n'umuntu wanjye wakimara kuburya, ako kanya yahise ahinduka umuhondo mu maso, tumureba ahita amushyira mu mugongo, aramuheka. Ageze mu rugo rw'umuturanyi ahamugejeje, ako kanya umwana amunyarira mu mugongo, yamunyariye rimwe, amunyarira ubwa kabiri, umwana aba arapfuye. Amare gupfa baramushyingura. Uko twakaryaga za nyama nari narakamenya ngo nizi.
mwaye mateka uko ibyo bijangwa byazaga uko nakaryamaga kuri bwa buriri ubwo yabaga amaje kuza amaje kubaza kunywa za nkari zabashiki banyeretse n'izangiriza mukuru wanjye twavuga twanyeye kuri wa musambi ubwo kuko ari giye wundi wari usigaye nahitaga manduka nkajya njya kuryama muri wa mwobo nkajya njya kurana na bya bijangwe nararaga muri wa mwobo hanyuma najyaga kubyuka mu gitondo kuko nabyo ubwenge bwongera kugaruka mu gitondo uko nikangura nsanga ndyamanye na bya bijangwe nasona byuka mu gitondo najya gusohoka munsi y'ikirenge ngasangamo umugina uwo mugina wabaga urimo urabona ukuntu umugina ushobora kujya kubaka ahantu ukabanza ugatutumba ubugifite amazi uwo mugina nawusaga munsi y'ikirenge namara kusangamo kuwukuramo nakoreshaga icyuma nkagenda nkawukata namara kuwukata nkawuvanamo ngakomeza ubwo buzima mbubamo nk'ubwo buryo bwo kuba yarajya kuroga hafi ubwo nibwo buzima nari ndimo hanyuma za nkari ziza kuza kuntunga ubundi kure n'igihe wakoraga aho twagiraga kuri kugataro hanyuma rya hembe nababwiraga twaritongeraga amazina y'uwo twabaga tugiye kuroga nakubwiye ngo bimwe wumva hejuru y'inzu wowe ukavuga ko ari amabuye ntabwo ari amabuye ibyo utekereza ko ari ibindi bihaba ntabwo ari byo ni umuruzi buryo uba waje ikintu kizabikubwira uzabyumvira mu bintu bibiri dore ikimenyetso cya mbere uzumva uzabanza wumva ibintu bimeze nk'amabuye bishobora kuzaza bikikubita hejuru y'inzu iyo ibyo ngibyo rero birangiye wumva ikintu kimeze nk'ibuye cyikubiseho iyo kimaze kwikubitaho rero bya bindi wabanje kumva nibyo bayabanje kwanaga hanyuma rero ryabuye wumvishije burya niwe uba uhituye gira ubwenge kandi usenge uhangane n'izo mbaraga za gishitani ubwo buzima nza kuza kubamo nari nkomeje kuryama muri wa mwobo nkomeje kuryama na bya bijangwe nkomeje gutungwa na za nkari ko bashiki banjye bagapfaga bo icyabicaga cyo sire nakakimenya ku munota wanyu mu mushiki wanjye w'imyaka 12 na 13 bamwetaga mukanturije kumana ishimwe yira mu byaranye n'undi mugabo wundi wo hanze w'umugande kuri wa mugabo nababwiye yabyaye w'abana babiri amare kuza abo mushiki wanjye ava kuroga saa 8 z'ijoro amare kuza aduhuborozi amera harabuma agira kuri mukuru wanjye na murushiki wanjye n'abarabumuhaye agira no kubandi twari kumwe nk'uwo mwanya ubwo buruzi yaduhaye bwaje burusha imbaraga bwa bundi yarasanzwe ariko ubwo bundi yaduhaye bwo bwari kugira ngo nanjye ubwanye mbashe kuba nahinduka mu mutwe ndushoho kuba namera nk'uko abandi bose bari bameze ariko dushimire Kristo utaratumye ko tumera nk'uko abandi bose bameze dushimire Imana yaduhaye ubwenge izina ry'Imana ntabwo icyubahiro hanyuma nza kuza kuburya maje kuburya icyo gihe nyimara kubunyunya ko yashyiraga mu kiganza tukanyunya hanyuma ko twakabinyunyaga nje ubwenge bwahitaga bugenda ubwenge bwagendaga rero nkahitamera nk'umuntu wasinze ndagenda mitenegera ahantu ku gikuta maje kugira ku gikuta ndagenda mushiki wanjye nawe yaje yirukanka akeneye kunyambira ko yaje rambuye amaboko kuko ntago nari nzi kaje kumfira mu gituza narambuye amaboko nabarambuye amaboko ngira ngo yendaje kunsuhuza bindi bisanzwe ahageze ngiye kubona ndambura amaboko bisanzwe ndabarayarambuye kuko nari mukuru ariko yandushaga ibiro nubwo yari mutoyi akikubita mu gituza kimara kunsuhuza mpita nikubita hasi nabayikubisa hasi ubwo muri ako kanya yahise ngwa mu gituza amaje kungwa mu gituza ubwo nagiye kugira hasi yaramaje gupfa amajije gupfa muri ako kanya biba ngombwa yuko mama munkura mu gituza aragenda mushyira ku buriri aramuryamika amare kumuryamika mu gitondo atumira abantu batanga itangazo bagomba kuza kumushyingura baraza baramushyingura bamare kumushyingura bamaje kumushyingura saa 5:15 bisaga saa 6 z'amanywa hanyuma bashyinguye bacaho baragenda ariko nkuko nabitangiye muri ya sambo nababwiraga yabaga ku mazi habagamo igiti cyabaga ari kinini icyo giti kinini papa yarasize giteyemo ariko iyo nama yabo barozi baza kuza kwacukura umwoba metero 3 z'ubujyakuzimu gusa uburyo bacukuyemo ntago mbizi gusa hasi baracukura no mu mpande barahatazura basigamo umwanya mugari hanyuma hejuru ko twagatangiye ko bakavuze ngo nzajye njya kuroga nicaho nishe bajye kubazura bashyire muri cya giti amateka y'ubuzima akomeza kumera gutyo hanyuma ubwo icyo gihe uko bakamushyinguye ninjoro saa 6 z'ijoro aza kuza guhamagara ya kipe yindi y'abarozi iza kuza imaje kuza iraza bafata mushiki wanjye bamuvanamo ariko bajya kumuvanamo basiga baduhaye uburezi bwagomba gutwica mu bwonko no mu bitekerezo kugira ngo tumere nk'abantu bapfuye uwo munsi babuduhayemo babanje kuturasaga indasago badona n'ubundi burezi twagombye kurya bandi bo barasiga abandi barapfa nk'uko byari bisanzwe mu bwenge ariko ngingirirwa amahirwe nubwo naburiye Imana nsigariza ubwenge baragenda bamuvanamo gusa bajya kumuvanamo ntago nigeze menye ko bakamuvanyemo baragenda bamuvana muri yamva bamaje kumuvana muri yamva bamujyana muri rwa rutoke muri wa mwoba metero 3 z'ubujyakuzimu
hanyuma bakimara kumuvanamo haje ijwi rirampamagara. Imana ishimwe yuko Imana ituzi tutari twanakizwa. Mu buzima busanzwe ntabwo njye mbasha kwita umuntu ngo no mupagani, kuko uriya wowe ureba ukabona ko ari umupagani, ejo Imana yahindura, Imana ukabona imuhaye agakiza, ako gakiza wowe ufite wowe witaga ko ari umupagani ukabona arakijijwe. Stop kongera kwita umuntu ko ari umupagani akiri agihumeka, ejo Imana izamuha agakiza. Icyo gijwi ryaraje rimpamagara mu mazina yombi bamaje kumuvanamo. Rimpamagara ngo niyo nagize inosa, ndabyuka ndaryitaba, ariko nitabijwe ntarimo ndiba. Imana ishimwe yuko ituzi twanakizwa. Buriya nubwo utari wakizwa Imana irakuzi, kandi kuba ari ukiriho igihe nk'iki ngiki kwari kugira ngo urushe kuba kumva ubutumwa bwiza kandi uhaguruke uyikorere nk'uko yagusigaje. Rimpamagara, ijwi ndarikurikira, mbare kurikurikira ndagenda nkingura umuryango, ariko nari nkurikiye ijwi. Ngira ahantu bashyinguye mushiki wanjye, mare kogera nsanga imva yitse yasubiye hasi. Nsanze imva yitse yasubiye hasi, muri ako kanya nsanga itaka riri hasi nyine, nsanga imva yasubiye hasi bisanzwe. Nahagaze amasaha nk'atatu. Ubu ndeba kuvuga ntago nari nzi kuvuga, icyakora kuvuga aho mbimenye aho maje gushakira umugore, Imana izamumpera umugisha. Nakuvuga navuga ndidimanga, kuko nanjye ndari umwe mu bari barapfuye, ariko ndashimira Kristo watuzuye. N'umwanditsi yanditse aravuga ngo natwe abari bapfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro byacu yaratuzuye. Rero dushimira Imana yatuzuye. Ntago nari nzi kuvuga, ngiye kubona mbona mama arazamutse, azamukana umuhoro wa kupa. Uwo muhoro wa kupa wabaga ahantu mu kavure kabaga kuzuye amaraso. Aho hantu muri ako kavure kabaga kuzuye amaraso, iyo twabaga tutagiye kuroga, iyo nabaga ntagiye kuroga kure akaba yagiye kuroga hafi, iyo ntararaga kuri rwa rutare ndibwa nko kuri za nkari, nararaga impande ya ka kavure kabaga karimo amaraso. Aho hantu muri icyo cyumba habaga harimo ku kavure no muhoro wari urimo amaraso. Hejuru hari ibicuma bitatu, ibyo bicuma bitatu harimo igicuma kimwe gikase hejuru ku mutwe, ariko hakaba n'ibindi bicuma bibiri bikikiye icyo gicuma kimwe gikase, ariko byo byabaga bidakase. Ibyo bicuma bindi nibyo yaraguriragaho. No uko nakaryamaga impande ya wa muvure, nkaryama nagihara agasambi kari kariho naryamagaho. Ako gasambi naryamagaho kari gasigaye ku njishi, nako kari karashaje, kuko ninjye bari baratoranije wagombaga kuba umurozi muri bo. Nararaga impande kuri ka kavure. Aho naryamaga bya bicuma byajyaga bimanuka hejuru, ariko icyabimanuraga cyo ntabwo nyizi. Ibicuma byajyaga bimanuka hejuru, byamara kumanuka hejuru bikaza bikambyina ku mugongo, ubwo bwajyaga gucya bikongera bikazamuka bigasubira hejuru. Aho nari maje kugira mu myaka 4 ndi gusatira imyaka 5. Ubuzima burakomeza muri ubwo buryo. Uko yakaje araza muri amasaha 3 nari mpamaze, araza akoresha itaka mu buryo busanzwe, akoresha intoki ryataka risubizaho. Amaje gusubizaho ryataka tujya mu nzu turaryama nk'uko byari bisanzwe. Uko ndagomba kujya kugaburira ubwatsi ababaga bari muri cya giti, umushiki wanjye yavuyemo, ariko njye ntarakamenya ko yavuyemo, nabimenye mu byo ngiye kubabwira. Uko nakagiye mu nzu mu kuryama, nabyutse saa 10 ko abona gaburira ubwatsi baburyaga saa 11. Mbyuka saa 11 rero ngiye kugaburira ubwatsi. Mbona naragendaga nabwahiraga aho nabaga mbonye bwari ubwatsi busanzwe, ariko umuntu kuba yaryoga ubwatsi yagombaga kuburya byibura amezi 3. Uko kuburya yagombaga kuburya nta kindi kintu kindariye, bwari ubwatsi gusa butagira amazi, yaburyaga bwonyine gusa kugira ngo uzanyama mu kuzirya bazazirye zimeze nk'izi nyamaswa. Icyo gihe uko twari dukomeje wa mwuga, ubwo abandi bose bapfaga twarugaga mu bundi buryo bundi, barabagendaga bakabashyira muri cya giti. Hanyuma n'izo saa 11 tumaje kuryama tubyutse, nabyitse saa 11 ngiye muri cya giti, ngenda n'ubu ngiye kugabura ubwatsi bari barimo. Ngeze muri cya giti uko habaga harimo abandi, ngize mu marembo cya giti nsangamo mushiki wanjye ni wari imbere y'abandi bose. Mpageze mubonamo, maje kwa mubona nari mfite amaso areba, ari kubwenge bwo kuvuga ibyabaga biri iwacu byo ntabwo nabutungaga. Hanyuma ikimenyetso cyuko muri icyo giti habaga harimo abantu babaga bapfuye, hari imisambi 12 yari hazengurutse, habaga hari imisambi mizima izengurutse icyo giti. Iyi misambi ba mu gishanga igenda ihiga, hari 3 mizima, akaba ari indi misambi 3 ipfuye izengurutse icyo giti. Hanyuma rero ubwo mpageze nsanga mushiki wanjye arimo, uko nafite amaso areba, ari kubwenge bwo kuvuga ibyabaga iwacu byo ntabwo nabibashaga. Icyo gihe munsi y'icyo giti hari insine yari hari yinjaga yari iriho igitoki, ndagenda kubera agahinda ibyo nari maje kubona ko nenzi ko mushiki wanjye bamushyinguye, kongera kumubona yazutse byari ikindi. Ndamanuka njya kuryama muri icyo giti. Ngeze muri icyo giti ndaryama ndasinzirira, maje kwasinzirira aho mbyukiye n'ubundi ndagenda njya gushaka ubwo bwatsi, ndaza mbusubizamo. Maje gusubizamo ubwo bwatsi nuko naratashye ngeze mu rugo.
ubuzima bwakomeje kuba ubwo. Inama iza kuza guterana y'abarozi, bamaje guterana bavuga uburyo ki bagomba gufata aba bantu bakabica bakabavanamo za nyama zabo bakazirya. Hanyuma uko nakababwiye za nkune ebyiri twagiraga za Kinyarwanda, habaga harimo inyama twaryaga umunsi ku wundi. Ku munota wa nyuma nibwo nabonye mushiki wanjye, ibyo ndi bwababwiye nibyo nabonye. Hanyuma mushiki wanjye w'imyaka 12 na 13 niho yarageze. Icyo gihe abandi baza kuza kubica babavanamo, bamaje kubavanamo mushiki wanjye yamazemo kwezi muri icyo giti arya ubwo bwatsi. Icyo gihe umuntu w'umukecuru nibuka nzirikana wigeze kumvuma kera avuma ntangiye gukizwa 2013 n'abandi barozi bandi bari bahari baraza. Icyo gihe mama yari afite agakoni k'akanyundo, ngira ngo areke ndakungana n'iyi mikoro, iyo nabaga ndimo kunywa za nkari ndi gushaka kuzanga niko yankubitishaga mu mutwe cyangwa se akankubitisha mu mugongo. Icyo gereze kuza gufata ku gakoni turamanuka n'iyo kipe y'abarozi bose, ariko bamanukana utudobo, ariko ntago nari nzi icyo bari bagiye gukora kuko mu nyama naryaga nabonaga nzirya ariko ntazi ko ari iz'abantu. Turamanuka tugeze munsi ya cya giti, turamanuka tugeze muri cya giti mushiki wanjye aramuhamagara, yitwaga Mukanturije Kumana Ishimwe. Amare kumuhamagara araza arasohoka, amare gusohoka hirya y'isambu yacu aho hari isambu ya mukuru wanjye wo kwa Mukadata, hirya y'isambu ya mukuru wanjye wo kwa Mukadata hari indi sambu yindi y'umuntu yarahaguze, habaga harimo igiti cy'avoka. Hanyuma tumare kwagira mushiki wanjye, uwo muntu w'umukecuru aragenda ajya gushaka ibikoma, naramurebaga agiye gushaka ibikoma, bari bafite n'ibyuma mbireba kuko kadobo twamanukanye ninjye wagatwaje mama nari maje kugeza imyaka 6. Hanyuma tumare kugerayo ako kanya mushiki wanjye bamurambitse kuri ibyo bikoma, bamwica ndimo mureba. Nuko bamaje kumwica mureba, inyama bazigabana nzireba, bamaje kuzigabana nzireba, izo nyama ninjye wazitwaje mama. Tugeze mu rugo mama araziteka, yego ziri mu kadobo ninjye wazitwaje mama. Bamaje kuziteka, icyayi kirimo giteye agahinda kindi ntishobora kuzibagirwa n'urwo rupfu rwa mushiki wanjye. Ari urwa mbere rwo ntirwanteye agahinda, ariko urwa kabiri yapfuye nirwo rwanteye agahinda. Uko yapfuye uko bamwishe ndimo mureba, inyama bazigabana nzireba. Bimwe mu gahinda nshobora kuba naragize ngira ngo nashobora kuzibagirwa ni uburyo babazemo izo nyama, bazibaze zisa umutuku, murabizi ko n'ubundi nyama zisanzwe zisa umutuku. Hanyuma twazijyanye zisa uko bazibaze, bazitetse nta sura zindi zigize zihinduka, zakomeje kuba gutyo. Hanyuma barinze baziteka bazikaranga zisa gutyo, ubwo barinze bazitugaburira zisa gutyo, ubwo bazijyanye niba ariko baziriye ntago mbizi, gusa twebwe twaziriye zisa umutuku. Nayo mateka nibwo buzima twari turimo. Uko nari ngikomeje kuba muri ubwo buzima, nageje imyaka 7 ndi gusatira imyaka 9, nza kuza kujya ku ishuri. Ntangiye ishuri nahere mu mwaka wa mbere niga, maje gwe mu mwaka wa mbere niga, narakomeje muragenda ngira mu mwaka wa 5. Ariko inamiza kuza guterana, imaje guterana baza kuza gusaba mama nanjye ndetse bansaba yuko byibura buri karasi nagombaga kuba ndimo nicayemo, nagomba kujya nyirugamo umwana, kandi buri mwaka ndagomba kwica umwana mu kigo cy'ishuri. Babyeyi mufite abana mu bigo by'amashuri, mugire umwete wo kubasengera ko naho Satani yarahageze, musenge cyane Imana ibashyigikira abana banyu bari ku mashuri, kandi mugire umwete mu gusenga mutagira intege nkeya. Icyo genda ntangira mu mwaka wa mbere. Mu by'ukuri nari mfite ubwenge bwo ku ishuri, mu mateka y'ubuzima bwanjye ubundi nari nzi ko nziga, intego nari mfite iza kuza gupfa bitewe n'amateka y'ubuzima bundi naciyemo. Rero kwiga birangira binaniye, impamvu byananiye ndibuze kuza kuyibabwira. Ndigamira mu mwaka wa mbere, nafite ubwenge bwo ku ishuri, nahere mu mwaka wa mbere mbo wa mbere, ngira mu mwaka wa 5 mbo wa mbere. Ariko ngize mu mwaka wa 5 nyiri mu mwaka wa mbere, abarozi bakimera guterana bamaje gusinya, bampaga igiceri cya 50 cya buri gihe. Icyo giceri cya 50 ni igiceri najyaga nguramo super dipe, najyaga nyunya zimwe abana bakunda kunyunya cyangwa se bafungura mu mazi. Iyo super dipe naragendaga nkayishyira ku rutoke nkayinyunya, iyo sigaje ngashyiramo uburozi nkayiha umwana, ubwo wapfaga. Nayo niyo mateka. Ngize mu mwaka wa 5 ndagenda ngura super dipe, mvana yo nanyunyaga ndayirya, maje kuyirya indi nyiha umwana. Mare kuyimuha umwana ahita arwara umutwe, abararwaye. Mba ndazamutse ngeze mu rugo, mpita mbibwira mama ko bigenze, mubwira ko nyaye umwana kandi yarwaye kandi bamenye. Mpita nirukanka ndimo gucika, maje kwirukanka ndimo gucika. Ngeze mu rugo nkimara kubimubwira, yahisamo uburozi bwagombaga kunsarisha, ubwo nanjye mba ndasaze, ariko ndashima Imana yansimbukije ibisazi. Nk'ubwo buzima twari turimo iwacu nta muntu wahagiraga, n'umuturanyi watubonaga yahitaga yirukanka. Iwacu mama baramwise birahondana kubera iryo zina ry'uburozi yakoreshaga. Icyo gihe iwacu hari umudamu bitaga Yisa, uwo mudamu bitaga Yisa bigeze bajya ahantu
bitaga Kagese bagiye gucuruza ibitoki araza mushyiramo uburozi amaje gushyiramo uburozi uwo mugore araza ageze mu rugo yari afite umuhungu we bitaga Shabani amare kwagira umugore ageze mu rugo amaje kunywera bwa burozi muri bwa bushera ageze mu rugo umugore bararwara abatangiye gusamba abwira umuhungu we bitaga Shabani aramubwira ngo nubwo mpfuye ariko nzize birahondana uwo muhungu bitaga Shabani ahita atyaza umuhoro amaje gutyaza umuhoro amanuka yirukanka ariko amanuka aje gutema mama aje kumutema bahita aje kumutema abaturage barahurura baramufata bati habaye iki arabibatekerereza ababwira yuko mama aroze nyina hanyuma zaraje kumwica ariko abaturage baramubuza icyo gihe hari icyo bitaga abadefense baraza bafata mama ngira ngo ari na pandagari yaraje ya polisi imaje kuzita ifata mama baramupakira muri pandagari bafata n'uwo mugore bamushyira mu modoka bamujyana ku mugabo bitaga Kavubi wari umupfumu bamugejejeyo umupfumu amukojemo igipimo asangana uburozi bumwinshi ubuyobozi bwamujyanye buramubwira ngo uyu mugore nuramuka utamukijije no kumurya uramwirira ntekereza ko ari wenda batekerezaga yuko ari byo bamwigishaga ariko abo twavukanaga nabo ubwabo bari bamajiye gupfa icyo gihe umugore ararwara araremba ajya mu rwego rwo gupfa ibyo mama yakoresheje bindi byo ntago mbizi kuko bari bakiri aho ngaho kuri umupfumu uwo mugore yarongera mu wundi muti arazuka uwo mugore arongera abamuzima uko yamukije byo ntago mbizi ujye ushimira Imana yakubeshejeho wageze muri koma ntiwapfa abarozi barakuroga ntiwapfa barakuraguriza ntiwapfa iyo Imana yakubeshejeho jya urishimira kuko mu buzima busanzwe ntabwo ushobora kwica uw'Imana itishe kandi Imana ikigufiteho umugambi ntakagira umuntu ukubwira ngo uzapfura imbwa uzapfura umugabo kuko Imana yagusigaje iyaguhanzira cyagukunze ntabwo ishobora kuzakuvana amaboko mu buzima bwose uzacamo bwa buri munsi uwo mugore aza kuzuka amaje kuzuka arongera abamuzima Imana ishimwe yuko yamurinze mw'ubwo buzima twaye turimo icyo gihe iwacu aho bita mu birembo bari bakirimo kwashinga ADPR hari umuhanuzi bitaga Eliya uwo muhanuzi bitaga Eliya n'umuhanuzi wari waracitse intoki niba kibaho ntago mbizi meruka kera nkiri umwana hari n'undi muntu w'umuhanuzi bitaga Nsanzimana wari uyoboye hano kuri ADPR ku murindi muri Mpanga bari abahanuzi bakomeye muri icyo gihe baza kuzamuka baje gushinga ADPR aho bita mu birembo nubwo mbere bakiza kwa fonda hanyuma babaruzi rero baza kuza gukora inama y'ukuntu bazazamuka bakajya kuroga muri icyo giterane iteka ryose tugiye gukora hano ibiterane usanga hari imbaraga zirimo zirwanya igiterane kubera ko aho hantu haje kuvugirwa ijambo ry'Imana icyo gihe rero abarozi baza kuza kumenya ko ari bwaze kuvugirwa ijambo ry'Imana ariko baza kuza kuzamuka bagiye kuroga muri icyo giterane baragenda bahageze uwo manuzi bitageriye niwo agombaga kwigisha bamuha ijambo ry'Imana mu kwigisha arigisha ariko arimo yigisha ijwi ry'Imana riramubwira ngo nubwo urimo kwigisha muri iki giterane harimo umurozi Imana ishimwe Imana dukorera hari kandi iravuga irakura n'ibimenyetso byayo turi nabyo yuko Imana yacu ivuga Imana y'abarukorera hari kandi irumvikana buri mwe wese wasenze kandi agakora ibyo gukiranuka burya Imana iramwemera uwo muhanuzi abaramufasha amare kumufata amuha mikoro aramubwira ngo ihane amare kuyimuha yihana yuko ari abana be babiri abyihanira mu giterane amare kuyimuha amaje kubyihana bagira ngo wenda arihannye icyo gihe aza kuza kumanuka aza mu rugo ariko amanuka babahanuza basize muri cya giterane bo we amanuka bazi neza yuko aje kubategurira aho bari buze kuza gusengera araza amaje kuza dufite umufuka w'uburozi wari mu rugo umufuka wabaga wuzuye hanyuma tukagira n'amahembe yandi yabaga ari mu rugo twakoreshaga icyo gihe ndetse twagiraga umutwe w'inkoko wabaga utabye ku irembo uwo mutwe w'inkoko wari uteyeho urubingo hanyuma babahanuzi bamanutse basanga mama kuko ruguru yo mu rugo hano twe dutuye hari umuturanyi bita Felisia no mudiyakoni mu itorero hari igiti cy'igitoma iki giti kigira amata none munsi y'icyo giti hari umugina uwo mugina uri haruguru yo mu rugo amaje kuza avuye ku itorero arazeta afata kuri wa mufuka caho burozi aza n'ubundi yakoreshaga caho aca no kubundi twarogeshaga ingo aragenda caho arazamuka amaje kuzamuka ajya kububika munsi ya cya giti reka mubwire ukuntu Imana y'abarokore rero ibaho ushobora kuba utabyumva ariko Imana yacu irahari none uko bakamanutse basanga bwa burozi ayo marabuhisha munsi ya cya giti gitoma ruguru ya wa mugina wa muhanuzi akimara kuza aramubaza ngo mbese mukecuru nibici urimo kubika aho ngaho arababwira ngo ntacyo birashoboka kuba ubitsa abantu batazi ariko Imana yacu ikabibizi ibyo wahisha abantu ntabwo ushobora kubihisha Imana baramaze ngo nta bintu bitsaho arababwira ngo nta kintu mabitse baramaze ngo ese duhamagara Imana ikwereke arababwira ngo ni muyihamagare hari abantu rero banga kwemezwa ahubwo hari abantu bemezwa nk'imigeri nka moto bakemera uko babonye ibimenyetso by'Imana okay muhumure ibimenyetso by'Imana muzayibona kuko Imana yacu irahari kandi urumva uretse no kumva Imana yacu burya iranakora
barasenga bamare gusenga. Icyo gihe hari ku manywa y'ihangu, hari mu kwezi kwa karindwi, ubwo bakoze igiterane. Inkubi iramanuka, imaje kumanuka ikubita cya giti yabitsemo bwaborozi, ariko imanukira ku mutwe. Ikubise cya giti, igiti kirashwanyuka, ariko we arasigara. Baramubaza ngo nobo ntabwo urabona ibimenyetso by'Imana? Araceceka. Amaje gucicika araza yinjira mu nzu, avanamo bya bintu bya birimo, arabitanga, barabitwika. Bamaje kubitwika, bajya gutabura n'ibyiri bya biri kuri wa muryango no kuri ya marembo, wa mutwe ari munsi ya rwa rubingo, bacukura mu marembo, baraza barabitwika. Bamare kubitwika, bo bari bazi neza buriya birababaje kuba waba uri mu itorero byitwa ngo uri umukristo, eske uri umuririmbyi, urakijijwe, ariko utari wavuga ubuhamya bw'ahantu wavuye. Umuririmbyi yigeze aririmba aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, ugenda uhamye mu bandi bose ibyo yagukoreye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kuko mu gitire cya gatatu yaravuze ngo kuri ubu njye ngira amahoro mu mutima, ngo ariko ayo mahoro abisi ntabwo bayazi, ngo kandi aratemba nk'uruzi. Iyo wamajije gukizwa, wakire Kristo umwami n'umukiza, utangira kugira amahoro utari ufite. Uko ibyaha bibuza amahoro, ibyo ukora bishobora kubuza kuryama ntusinzire. Uko iyo wakora tangiye gukora, Satani agenda guha amabwiriza, uzajya urara ijoro, uzajya ujya kuroga nijoro, uzajya ukora. Ushobora gusanga mu mikorere ibyo urimo gukorera mwo Satani nta bintu byiza azaguhemba, ahubwo ari ibibi gusa azaguhemba. Nuko twe tugikomeje, icyo gihe baraza barabitwika. Bamare kubitwika bagira ngo arakijijwe. Umunsi razamuka ajyana ku itorero rya DPR aho bita Nyarutunga, muri paruwasi, yari paruwasi ya Nyarutunga ariko yabaye paruwasi ya Nyakarambi. Agireyo bagira ngo arakijijwe, ajya mu itorero ariyoberanye. Amaje kwiyoberanya, Imana iza kuza kohereza umuhanuzi yabuko yabaga muri korari. Baramubwira ngo kuko abantu turabafite ntibashaka gukizwa, ariko bakeneye kuba indane mu itorero. Wewe niba udashoboye gukizwa, ukeneye kumenyekana mu bantu, rero kuma ntabwo izakumenye. Witonde utazaba nk'uwo mugabo bitaga nta bwenge, wuzuzaga ibyangombwa by'itorero, wabaga mu itorero byose abishoboye, ariko yagira ku irembo ry'ijuru yahamagara akeneye ko marayika bumvikana. Ntabwo marayika yumvikanishwa n'amafaranga, ntabwo marayika yumvikanishwa n'imodoka utunze, ntabwo marayika yumvikanishwa n'ikositime wambara, ntabwo marayika yumvikanishwa n'ibyo utunze, ahubwo marayika yumvikanishwa n'agakiza utunze mu mutima wawe. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Yageze nyamara ku irembo akeneye kwinjira mu ijuru. Hari abantu bari mu nsengero bakeneye kuzinjira mu ijuru, ariko banze gukizwa. Nyamara iryo juru urimo gukorera ushobora kutazaribona. Kubera iki? Wanje gufata icyemezo ngo ukiranuke. Nyamara ageze kwiremba komanze, marayika aje amubaza urwandiko. Amubajije urwandiko ararubura. Biba ngombwa yuko kwirembo ry'ijuru, kuri iryo juru hari umworera, birangira nta bwenge amanutse yikubita muri wa mwora, birangira apfuye atabonye ubugingo, ndetse n'ijuru yakoreye ataribonye. Agenda ajya mu itorero mu buryo bwari busanzwe, baramwakira muri korari, araririmba, adirisha korari, ndetse hari n'ikorasi yakundaga kuririmba ivuga ngo nge sinzasubira inyuma, nabo nasizeyo barabogoza. Iyo ndirimbo niyo bari bamuziho. Haza umuhanuzi wa mbere ahanura muri korari ko arimo umurozi, haza undi muhanuzi wa kabiri arabihanura. Ku munota wa nyuma Imana irongera amufata. Uko icyo gihe kimara kujya mu itorero, we yagezeyo akimara kwinjiramo, bo bagira ngo arakijijwe. Noneho uko yakagiyeyo, bya bindi babahanuzi batwitse batabye, aza kuza kubitabura bisubiza mu nzu. Noneho aza kujya gushaka ibindi bisubiza mu nzu. We yajyaga muri korari agiye kuririmba, njye agasiga ndimo gukora bya bindi. Nari maje kugeza imyaka 10. Nuko nk'ubwo buzima rero uko ugenda kabisigaragamo, we yavuga ku itorero akaza kongera akamfasha. Yamara kumfasha, ubwo buzima nza kuza rero kubuca muri ubwo buryo. Igihe kiragereza kuza kwimuka ku itorero rya DPR, bamaje kwamufatira ngo kuri paruwasi, aza kuza kwimuka ajya kundi mudugudu nteremo kwibuka izina ryawo. Ahageze barongera baramufatira, birangira acitse mu itorero, burundu ntongera gusubiramo. Nk'ubwo buzima rero nari mvuye ku ishuri, maje kuroga umwana, maje gusara, nibwo yahise mu bundi burozi bugomba kunsarisha, mba ndasaze ndagiye. Nk'ubwo buzima twari turimo, kuko mama ntirashoboye kunyitaho, kuko tukimo dukura Satani, nararwaye imvunja zagenda ziranyica, inzira ziragenda zishiramo. Najyaga ku ishuri nigana ibirenge, rero maje kugenda gutyo nibwo nese mva mu ishuri, amurozi bwansarishaga. Mba ndagiye, mare kugenda nari ngeze ahantu bita Nyarubuye, ahantu ku rusengero rw'Abakatolike kwa padiri. Mpageze ndimo ngenda mpakirwa n'umuntu w'umugore ntarinzi. Uwo muntu w'umugore ntarinzi mpageze, gusa birashobora kuba ari umunyamasengesho, ntabwo nongeye kumumenya. Yandambitse ikiganza mu mutwe. Ambaje kundambika ikiganza mu mutwe, aransengera anjyana mu rugo kuwe. Ngije mu rugo kuwe arambwira ati rero ngiye kukurangira akazi.
ndamaze nese kazi ryo kurandangira nakaye arambwira ngo ngiye kurangira akazi ko mu rugo ariko ndakakurangira kwa data bukwe ndamubwira nta kibazo uko yaransengeye ndambitse ikiganza mu mutwe numva ndongeye ndatuje njyana mu rugo kuwe yagomba kunyohereza ahantu bita muri kabiri ndagenda ngezeyo nsanga ahantu ngiye kuragira naho nubwo nsanga baracishije sanga ibyo bacishije bibategeka ko bazarya ubugari bw'amasaka bakaburisha igikoma kirimo umunyu reka nkubwire urakura satani ariko nta byishimo ufite urakura satani nta munezero uzabona uramukorera mu rugo iwawe namarira uramukorera nturyama ku gitanda uramukorera nturara mu nzu yawe uramukorera ntushobora kurya ibyo kurya uramukorera ntushobora no kwiyambika neza uramukorera nta bundi buzima bundi ushobora kuzagira ikizaguhemba ni umubabaro dufite abantu benshi banze gukizwa bakorera satani babuze amahoro ariko iki nicyo gihe cyo kugira ngo wakire Kristo nk'umwami ukiza mu buzima bwawe kandi ni byiza ko wamwakira ibyo wabuze ukabihabwa izina ry'Imana rihabwa icyubahiro nyiri mwayo mateka icyo gihe nza kuza kujya muri kabiri ngezeho ndagira inka naragiraga 3,000 ku kwezi maje kurugenda ari umwana ari ufite ibitekerezo mu mutwe numva ngomba kwiteza imbere mu buzima bwanjye bwa buri munsi ndagenda mu mwaka wa mbere ngura inka mwaka wa kabiri ngura inka namaje gushyitsa inka ebyiri mwizo inka ebyiri icyo gihe nanywaga urumogi bishoboka icyo gihe urumogi nanywaga twajyaga ahantu bitega ku gitari twaguraga urumogi naguraga urumogi rw'2,000 n'undi twabanaga urumogi rwa 2 byibura buri muntu agomba kunywa urumogi rw'1,000 mwayo mateka y'ubuzima korere muri ubwo buryo by'ubwo bugaye bw'amasaka ntungwa n'igikoma kirimo umunyu ubuzima mu mbwamo muri ubwo buryo igihe kiragera hari umugore bitaga w'Imana w'umunyamasengesho yari umuporoso w'Imana twigeze tujya kumurogaho uko twari duturanye mu rugo ari umunyamasengesho uko aratuye hafi yo mu rugo none uko basengaga twebwe yaratubangamiraga rimwe tuza gupanga uburyo tubuze kuza kujya kuharoga ariko ari bwagendere mu gataro rage nkagendera ku kandi ndagendera tumaje kuhagera nafashe agataro na mama mfata agataro mfata ihembe afata irindi afata umurizo nanjye mfata uwundi turagenda tugeze kuri yanzu ya wa mama bita w'Imana tuhageze birashoboka kuba Imana ari yabimubwiye baroko mureke dusenga Imana yacira iravuga kandi icyo Imana ikubwiye wibitera comment ibyo yakubwiye nibyo kandi ibyo yakubwiye no kubikoreza abikora ubwo birashoboka ko yari yamubwiye ko ari abarozi bari bwaze muri iryo joro twarahageze twumva arabyutse amaje kubyuka ariko twumva atangiye gusenga twumva arimo aravuga indimi ariko twebwe indimi yavugaga ntago twari tuzizi ikikubwira yuko imbaraga zabera zihari rero ikikubwira ko imbaraga z'abakire Kristo umwami n'umukiza zihari yarasenze za ndimi yavugaga twumvaga ari nk'amacumu arimo agenda azamuka nakubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro mwinshi cyangwa se umwete mwinshi ariko yasenganye umwete aya masengesho azamuka ameze nk'amacumu uko yakazamukaga yacaga muri kagatero twabaga twica hejuru y'inzu agaca mu kibuna akazamuka tubigafata mu mutwe tukumva turimo turahereye hejuru y'inzu iyo twasenze imbaraga z'Imana zirafata iyo wiyirije ubusa imbaraga z'Imana zirafata iyo wiyirije ubusa ugasenga ugahamagara Imana ukemerera Kristo ahindura byinshi biri tubwira iki iyo wamaje kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe biri tubwira ko barangije kuba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu rero iyo wamaje kumwakira wakijijwe ubarangije kuba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu nkuko mubivuze ndi pasteur Nshokeye nka Jeredi abanyoboye itorero rya ADPR hano ku itorero rya Rwinyundo mu by'ukuri rero koko tukimara kubona uyu mwene data yarakira umusore aduha ubuhamya atubwira uburyo Imana yamuvanye kure atubwira ibintu byaduteye ubwoba tukibyumva tubwiye yuko akomoka ahantu h'abarozi ko nawe yari abantu ubundi ibitwayaga tubyumva kera mu Gisaka ngo barya abantu ariko twe tutarabona umuntu ubitwibwirira imbona nkubone nk'uwabikoze hanyuma ntago twabashe kuhita tubyemera ariko tuza kubona umuntu umwe ukomoka hari iwabo nawe ngira ngo ni umuhanzi ndetse aratubwira ati uwo musore ndamuzi kwa nyina yitwa Birahondana bari abarozi bo mu rwego rwo hejuru hanyuma yavuga uburyo nawe yabyemejwe nuko ari mushikiwe abantu babanje kwikanga ariko tubonye ubushizi bw'amanga bivugana bikorana nk'uwabikoze ibyo byatubereye imbaraga cyane mu ivuga butumwa by'umwihariko abantu batuye kano karere kano gace kacu dutuyemo bahise bemera koko
ko umuntu aribwa. Nanone bongera batangazwa n'imbaraga z'Imana zavanye umuntu mw'ibyo bibi byose akaba akijijwe ari umukozi w'Imana. Wareba noneho umuntu niba umuntu wariye abantu akarya na mushikiwe akijijwe ari kwivuga, ugasanga noneho umuntu uri kurwaga uri ku kigage uri gusambana ni gutatakizwa. Dusanga nta hantu Imana itakura umuntu koko.